Muraho neza, ni Christina kandi video y'uyu munsi iravuga ngo kwiga muri Canada. Kwiga muri Canada ni icyo ugomba kubanza kumenya. Ugomba kumenya ni hehe uziga, ni ibihe bintu uziga, ni gute ushobora gusaba iryo shuri n'ibikenewe. Mbere ya byose urabanza ugahitamo porogaramu wigamo, niba uri muri primaire cyangwa segonderi, college, university, ugahitamo n'ururimi ushaka kwigamo, niba ari Igifaransa cyangwa se ari Icyongereza, aho ukontakta ishuri ushaka kwigamo, ari iry'imyuga cyangwa se ishuri iryo ari ryo ryose ushaka kwiga, bakaguha information by'ibyo bakeneye, baguha liste y'ibyo bakeneye, noneho ukabikurikiza. Wamara kubyohereza niho bamara kukwakira cyangwa kukwemerera, hari n'amafaranga ugomba kwishyura. Ibyo byose bibaza iryo shuri ushaka kwigaho. Amafaranga yo kwiyandikisha n'amafaranga y'ishuri, kuko buri shuri riratandukanye, minerval ziratandukanye. Ubwo iryo shuri wapuritseho cyangwa usabyeho niryo riguha information y'amafaranga y'ishuri n'ayo kwiyandikisha. Iyo umaze kwiyandikisha bakakwemerera, baguha lettre ivuga ko bakwemereye, niyo ujyana bakaguha urupapuro rwo kwiga muri Canada. Urwo rupapuro rero nirwo ujyana ukaba wasaba visa yo kuza muri Canada. Sawa rero, umwami abagire neza. Yari Christine, ubwo naho muri video itaha. Bye for now.